gice cyatambutse mu nkuru igikomere basize Joram yaramaze gufata ikiganza cya Kiara ngo bajye kuryama, ariko mama we ari kumubaza kuva ryari aho Kiara aryama arahazi ndetse naho uryama urahazi. Ese ubundi byahereye unyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihereye kuri aba ngaba. Mama Joram aravuga ati Joram, neza neza uriteye wishyizemo ko ugiye kubana n'uwo mugore, nako ugiye kubana n'iyo ngandagira bitanu, ntuzi iwabo, ntuzi aho akomoka, uretse kuba waramubonye ari umukozi wo muri uru rugo, uriteye ngo ugiye kumugira umugore. Mwana wanjye ubundi uyu muntu wabwirwa n'iki niba ari umuntu atari umudayimoni wigize umuntu? Wa mukobwa wamenye uri gato, uraje usanze nibaniye neza n'abana banjye, abahungu banjye baranyumviraga, abahungu banjye nta muntu n'uyu umwe wansuzugura. Aho ni nturi dayimoni, ubu nturi igini wa mukobwa. Umwana wanjye uriteye uramuhinduye, yagenderaga kuri igitsina gore, sinari narigeze mubona rwose yasheze ngo yakunze, none ngo yakunze wowe nta nubwo ashaka kunyumva. Mana yanjye ko nigenje, ndamenya uri gatumwa muri uyu muryango wanjye. Victor atarikoze mama, mukuru wacu arakoze, afite imyaka y'ubukuru, yemerewe gushaka, kandi umutima we wemerewe guhitamo uwo ashaka, yemerewe gukunda uwo ashaka. Mama ntabwo ari wowe uzajya kubakira Joram, si nawe uzamuhitiramo. Amarangamutima yiwe afite aho yamuyoboye, kandi urukundo rwe rufite aho ruri kumwerekeza. Mama wirengera, niba Joram yarahisemo Kiara, aho bakundaniye n'uwazi. Mama buriya abantu baba bararyamanye bafitanye igihango gikomeye, byongeye umwe aratwite, baritegura umwana. Mama Joram ntabwo ari umwana, yaratekereje kandi wenda afite icyo yamukundiye. Joram yiga na sale yiganaga n'abakobwa nubwo yarakiri muto, yiga primary yiganaga n'abakobwa, secondary yiganaga n'abakobwa, university yari ari kumwe n'abakobwa, masters yiziganye n'abakobwa. Kuki yarenze agahitamo Kiara? Byongeye umukozi w'iwabo, mu kazi aho akora niho abaye abakobwa, aho yirwa agenda se nahura nabo. Kuki ari we yahisemo? Mama iki kintu nawe ujye uyitekereza. Reka abana bikundanira, sibyo rataroba, sibyo Albert, sibyo rata Albert, mvuga sibyo? Ati nibyo mama, nawe wirengera, niba bikundanira bareke bakundana. Kandi niba Joram ari kumuhitamo, ahubwo bashyigikire, bareke. Niba udashaka ko babana gutya, bashyigikire bakora ubukwe. Niba ufite n'ikibazo cy'iwabo w'uyu mukobwa mujyeyo, musabe babashyingire. Ariko abantu bikundanira ibintu byo kuzana ngo umuntu ngo niyize. Si hari abakobwa bize kandi usanga nta kintu kirimo. Ntabwo urugo barwubakira kuba umuntu yarize. Gusa amashuri ni buri kimwe. Gusa hari abantu ingo zananiye kandi barize bafite aya mashuri baranaminuje. Bamareka abantu
Jora mu mujye kwiryamira ranze niba mwahisemo kuba muri kumwe mukabana nk'umugore n'umugabo ngenda bashyigikiye banza wifitiye n'umugore mwiza mama rwose turetse amarangamutima n'ubundi bugome bukurimo ahira n'umukobwa mwiza wowe nduretse ko umunenga nangwa se umuhora ngo ntiyize nangwa se ari umukozi wo mu rugo rwawe wabonye ubu uyu mukobwa iyo Jora amaze kumukuzanira atarakoze muri uru rwenda barahuriye ahandi hantu barahuye ari umukozi wo mu rundi rugo mu nshuti ze akamukuzanira wari kumwanga wari kubwirwa n'iki katize hari ubwo bimwanditse mu gahanga wari wabona agaragaza ubujiji Icyongereza gerageza kukivuga nk'uwize njye naramwiyumviye akivuga azi kwandika azi gusoma handwriting yiwe yonyine yigaragaza ko ari umuntu wakandagiye mu ishuri ubundi urushuba neza katisha yewe umukobwa sinzi impamvu mbona ahubwo nkabona n'undi muntu udasanzwe ahubwo ugerageza kwicisha bugufi kuko uburyo ari hamwe n'uburyo aca bugufi n'amagambo ye n'uburyo yitwara ntabwo bigaragaza ko ari inkandagira bitabo mama barakubeshya ahubwo ndafite impamvu badashaka kugaragaza ko yize ubuzima bwe bwite sinshaka kubyinjiramo ariko mama ari kumukazana kandi ukwiye gukunda umukazana wawe ibindi ukabyihorera ese inkuru zizakomeza kuvuga ngo abakazana na ba nyirabo uko abakazana na ba nyirabo abakazana bakundana na ba nyirabo nimbarwa basi wagiye muri abo mbarwa ugakunda umukazana wawe bibaze nk'ejo n'ejo bundi abyaye umwana agasanga udakunda nyina utekereza ko umwana azagukunda mama ntabwo yagukunda nose niba utamukundira nyina we yagukunda ubusubukira yakemera ko umwana wawe viwe akaza kukureba bizi neza ko utamukunda azagira icyizere cy'uko uzamufatira umwana neza mama renga rero ubwo bwibone bwawe ngo waravunitse ngo wigishije abana bawe ngo bazaza n'abagore bize ubu nanjye uzantegeka gushaka umukobwa ushaka mama reka njye rwose ahubwo Jora maritonda ngende iwe nakabaye narafashe umugore wanjye naragiye ahubwo aranakubaha mama waba ariyumvira akabihorera arahaguruka akigendera mu kugenda yarabwira Jora ati Jora ntabwo nshaka kuguteranya na mama wawe sinshaka kugutandukanya na mama wawe yaragutwise amezi 9 yarakureze uhereye mu buto bwawe yaguhereye school fees mama wawe mwabanye mu bintu mu byiza mama wawe yakubereye umubyeyi yakubereye mama kubera data ntabwo nshaka rero kumutandukanya kanjye kuraraho nari nsanzwe ndyama namara kubyumva neza nawe tuzajya turarana Victor atari kuri umusazi usiga umugabo wawe ugiye kurara wenyine shava kuri mama muveko azagukunda nangwa byiwe kingenzi suko umugabo wagukunda ababyeyi bararengererega abantu ubwo urajya aho ngaho ngo wishinze ngo mama nakazi kawe Jora mutwara umugore wawe mujye kuryama abantu natwe reka tujye kwiryamira gutya bakajya kuryama ariko iryo joro Kiara ntagasinzira ararareba ararakanuye ibitekerezo byiwe biri kure ari nakari kwibaza byinshi mu mutima avuga ati semana nimbeshyire ngo mabukwe ntaga nshaka nta nkunda ni wacu nta n'uyu n'umwe uzi wa mugani nahundi nta n'umwe uzi ko nashatse nta n'umwe uzi ko mfite umugabo ubundi ubu wa mugani ngize icyomba bambariza ariko n'ubundi mama Jora naratsinda no kuvuga ubundi wa mugani komeze nk'umuntu w'imfubyi utagira se na nyina utagira abavandimwe meze nk'igiti kitagira amashami bizoroha pe
ibibazo byinshi Joro marakanguka agasanga ndaracyakana maze se bebe ntabwo urasinzira nakomeje kwijijisha ndanasinzira ndavuga nti wenda uraza gusinzira ibaze kugikamira reba aho isaha zigeze turi 8 z'ijoro twaryamye saa 4 uracyakanuye ufite ikihe kibazo nakubangamiye njye kuryama muri saro ngo usigemo hano uri businzire njye utamenyereye kurarana n'abantu ndatekereza ari ubwa mbere uraranye n'umuntu kera ati nibyo ntabwo ugiye kure y'ukuri ariko ntabwo ari byo byatumye ndaranganiye ahubwo ndi kure cyane mu bitekerezo kwibaza ibintu byinshi ntabwo nzi ikintu cyo gukora mba numva nyine nazi ndibaza ngiye kwitwa umugore ngiye kubana nawe umugore n'umugabo data na mama ntibazi iyo mbera ntibazi niba nkibaho ntibazi niba narapfuye si ibibazo biba byambanye byinshi nibaza ibintu byinshi mba mfite ubwoba ubundi si ubu nkawe nawe mpindutse naba mbaye iwanyu turamate ngaho yumvira ubu watangiye gukina filime nyinshi mu mutwe wawe imagine twarabyaye narangiza nkakwanga ntabwo zuri kwimagina mu minsi iri imbere ngutaye wakerekeza hehe kucyo utekereza ibintu biri negative kucyo uri overthinking cyane imitsi yawe mu bwonko izaturika wowe uratekereza uragenda ugatekereza cyane neza umuntu akakureba akagira ngo urare kandi udahari ubu waraye ukora muvi mu mutwe wawe irarangira utangira imbi kwanza ubu ngubu ni amasizoni ni season rwose uri gukora mugore we koko niki nzakora ngo umutima wawe utuze niki nzakora ngo ibyiyumviro byawe bituze bigihamye niki koko ariko basi ndagukunda wenda nabura n'ujya utekereza ukumva ubwonko bwawe hari ibintu byinshi biri kukubwira urajya wicara wibuke ko ngukunda kandi nanakwitaye sibyo ndati yego reka mugati ngaho basi reka dusinzire bikomeza gutekereza cyane bagera gutya bakaryama bagasinzira mu gitondo rero marabyuka akitegura akajya mu kazi urundi ruhande mu majoramu ntabwo aba yishimye ntabwo aba anezerewe agera atya agakombangira Kiana arabyuka n'ubwoba bwinshi ubona asa n'ufite igihunga amajaramu aramubwira ati Kiana ntabwo nkwanga nk'uko ubitekereza pe ariko numatiriza ko kwanga nzakwanga uzi impamvu ngo ukomangiye se ntabwo rwose nibona nkubona nk'umukazana wanjye kandi ibyo rwose niba ntabibona sinzigera mbibona ushobora ndo kubana n'umuhungu wanjye mukanabana mukabyara mugatunganira ariko sinzigera ngora nk'umukazana wanjye ibyo rwose ubimenye ubishyire no mu mutwe wawe
yewe mfite umuntu rwose twemeranyijwe ko tuzashyingirana. Umukobwa rwose aba hanze ari kwiga, ejo bundi azaza. Ibyo ni ibintu twavuze na papa Joroma kibaho. Twemeranyijwe ko abana bacu tuzabashyingira, bakabana nk'umugore n'umugabo. Ibyo bintu Joroma arabizi, ahubwo nuko abyirengagiza. Narabimubwiye arabizi kandi nawe arabyibuka. Ikindi kandi n'umukobwa baravugana, ahubwo sinzi impamvu atabikubwiye. Buriya yari ibintu by'umuryango, nubwo mbona n'abarumuna be bamushyigikiye, ariko nabo bazi ukuri. Hari undi mukobwa umutegereje, kandi rwose umukobwa akigera inaha ngaha tuzari ko dupreparinga wedding yabo. Ntabwo we natuma usezerana nawe, ubwo nyine uzabihabara. Ni ibintu twemeranyijwe n'imiryango kandi nta hantu agomba kubihungira. Rero naguhitishijemo kubyara, wamara kubyara ukigendera, ukaba uri hano. Wenda icyo tuzagufasha nuko umwana tuzamwitaho. Amafaranga ushaka nzayagusayiningira, nzaguhereza rwose sheke isayininzeho miliyoni zose ushaka. Ugende ube iyo ngiyo, wibagirwe Joroma n'umwana wawe, ntuzagaruke guteza akavuyo muri uyu muryango. Ariko mwabana mwararana mutararana, ntuzamufate nk'umugabo wawe, ntuzigere umukunda, ndakubujije. Kandi ibi bintu nkubwire, ntuzabibwire Joroma. Impamvu Joroma atari kukubwiza ukuri nuko azi ko byaguhungabanya, bigahungabanya n'umwana w'utwite. Ariko njye mbikubwiye kugira ngo udakomeza kugira ngo ahari ngo ndakwanga, ngo ahari ngo wenda ngo hari ikindi kintu kidasanzwe ngo ushakaho, ngo ndi kurwanya ngo kumbera umukazana. Ndakurwanya se ngo umwana wanjye aze ambere umugabo? Ndamukwima ngo ngende mushyingire undi? Uwo nguwo ni ibintu twemeranyije abana bakiri na bato cyane, kuko rwose Joroma yakuranye n'uwo mwana. Uwo mwana yagiye kwiga, azaza ejo bundi. Joroma arabizi ko kuza kwiwe egare gukora ubukwe. Hari impamvu ari kubyirengagiza, niyo ntazi. Nakumenyeshaga mu byo ukora byose, wararana nawe wagira ute, ntabwo uri umugabo wawe. Hari wenda impamvu atari kubikubwira kugira ngo wenda uwo mwuzukuru wanjye azaze ataje nyine wenda yarahungabanye, ari kugerageza ngo akwite kuko umutwite, ariko nta zindi mpamvu ziri. None se ubundi yigeze muryamana yarabanje kugutera? Nibyo utibaza impamvu agukunze ari uko utwite? Mbere hose yigeze agukunda? Kuki bakobwa mutagira ubwenge mudatekereza? Wowe uri aho ngaho uzi ngo nyoko bukwe ngo ntagushaka ntagukunda. Menya ubwenge mukobwa. Ndahera ko yigendera, ariko koko Kiara yabitekerezaho akibuka uburyo Joroma bwa mbere yamufashe ku ngufu, akibuka uburyo yamubwiraga ngo tugomba kuba hano ari uko turyamana, akibuka ko nta kintu cy'urukundo cyari kirimo. Undi wakibaza ubundi wa mugana urukundo ruje gute? Ruje kubera ko ntwite? Ese ubundi ibyo bambwiye byaba ari ukuri? Ese ndizera ibyande ndeka ibyande? Ntangira kumucanga bikamubana ihurizo, yatekereza akumva neza neza biramucanze. Sasa irakabona ko ibintu bihinduye isura. Kavuga ati Joroma, nizere ko ibintu mama wambwiye atari ukuri. Ese bibaye ari ukuri? Mana naba mbaye wande.
kuvuga ngo naba ngiye kubyara umwana wanjye akazaguma muri uru rugo, undi nawe yarishakiye undi mugore, nanjye ndaho nkabura byose nk'ingatimene, nta mugabo nta mwana, si ubu naba nararuhiye iki? Ese Mana, ibi ni ibiki biri kumbaho? Ni ibiki koko Mana yanjye? Mana, kuki ibi bintu ari njyewe biri kubaho? Kuki ari njyewe uri kunyura muri ibi bintu? Ese Mana, kuki utantabara? Mana, ni wowe ukwiye kumpa ubwenge n'icyerekezo. Njyewe ubwanjye simbashije, nta n'icyo nishoboreye, yewe nta n'icyo nakishoboza. Kiara biramucanga, agatangira gutekereza byinshi, agatangira kujya ahora yigunze, aho yicaye amarira agatemba, kurya bikamunanira, yajya abona Joram agaturika akarira, ariko akagerageza kubihisha. Aragenda agahangayika kuri ya point, ahangayika umubiri we ugahungabana. Umunsi umwe yicaye yigunze, Liza aramwegera, aramwatari rwose wa mukobwa, uhangayitse cyane, maze iminsi ngwitegereza, uriherera ukarira, na bike washoboraga kurya ntukibirya. Uyu ni umunsi wa gatatu utabasha kurya nuko, kandi ukabeshya ngo wariye. Waba wagerageje ugapfa gufata utubuto kandi nabwo dukeya. Ufite ikihe kibazo Kiara? Ese undi utwite ntabwo yaba ari iya Joram? Nicyo kiguhangayikishije? Konzi ko aricyo kintu gihangayikisha abantu batwite? Ko umugabo wawe mbona gukunda, wenda umuntu mbona mutajya imbizi ari nyoko bukwe, kandi nawe ko ntako katararambura akaboko ngo agukubite, baramu bawe ko mbona bakwitayeho. Wa mukobwa we, ni iki kintu gitumye uhangayitse kuri uru rwego? Nigera muri uru rugo waranyakira, wangiriye neza, wampaye imyenda abana banjye barambaye, ariko sinzi impamvu ukomeje kumpisha ibiri kujya mbere mu buzima bwawe. Kiara Teresa, mbega niyo nabikubwira nta kintu byahindura, n'ubundi kubikubwira ntabwo bikuraho kandi kubinyuramo, kubikubwira n'ubundi ntabwo bikuraho umubabaro mfite, kubikubwira n'ubundi nta kintu byahindura, n'ubundi ndagumana bwa buribwe n'umubabaro. Rero reka ngumane umusaraba wanjye, kangumane uburibwe bwanjye, nta mpamvu nta n'impamvu yo kubikubwira, ndumva atari ngombwa Diana. Ariko nyamara ushatse wambwira, kuko ibi bintu bizakugiraho ingaruka kandi zikomeye. Isi mike iri imbere ushaka kuzisanga ahantu nawe ubwawe utashobora kwikura. Ushatse rero waba open ukajya umbwira, basi niba ukeneye umuntu muganira ukaza tukaganira, niba hari icyo nshoboye nkagufasha. Kiara Teresa, ikintu na kimwe wamfasha pe, ibyanjye byamaze kurenga inkombe, ibyanjye ntibigifite igaruriro. Ubundi ubu natangiye urugendo rw'umuruho, ntazi ngo nzarusoza ryari, ahari umenya nta no kurusoza bihari. Ikibabaje ni kimwe, ntabwo ndabasha kwakira ibyo nashoboye guhindura. Ndatariko rero ko guhangayika kwawe bizajya bigira ingaruka kuri uwo muziranenge utwite. Kiara Teresa, nanjye siniyanze, nawe nyine nabinyuremo, none se nakora iki?
ko ntakitandukanya nawe basi ngo nshaka ubundi buryo mutwitamo atari buhure n'agahinda kanjye. Ndetse ariko basi jya ugerageza utigiye wiyiteho umwana wawe azavuka ari umwana. Ati simbizi. Akiraho kiyaratangira kuribwa mu nda. Ese akamubona akabona kasa n'ahindurije, akabona katameze neza, akamubaza ati ese ko mbona uhindutse bikugendekeye gute? Ati byitaho ahubwo reka njye kuryama ndumva nameze neza. Ngira ngo ni ibintu bisanzwe, ngenda akaryama ariko mu nda agakomeza ko nkuryama. Agira cyane akihagararaho agakomeza gutuza ariko mu nda akarushaho kugenda hamuryama. Akahamagara Joram akamubwira ko atameze neza. Joram aza igitaraganya akamubaza ati se kumbwiye ko utameze neza byagenze gute? Arahagera agasanga Kiyara yarembye, mu nda hari kumurya ndetse yatangiye no kuvanga. Akamubaza ati ni ibiki kandi? Nusa umuntu utwite bigenda gutya habaye iki? Liza yumva barasa n'abaganira ariko akumva Joram ari kuvuga ibintu nawe ubwo adasa n'aho adasobanukiwe neza. Liza agerageza kwinjira akamubwira ati ahubwo tabara, ihute imujyane kwa muganga urebe ko hari icyo bakora. Kiyara aba ameze nabi cyane, ari kuribwa ari n'akari kuva. Bamugeza kwa muganga yazahaye, abaganga batangira kumwitaho. Umutima wa Kiyara aba arimo avuga ati Mana, ndabizi neza ko ndi umunyabyaha, ndabizi neza ko nta cyiza nkora, ariko Mana basi niba nta bundi buryo buhari bwo kunshira inzira ngo mve muri uyu mubabaro, mbabarire ntuyigere unkiza. Ndumva nakipfira nubwo ubuzima bwanjye buri habi, ariko ndumva nakipfira maze guhaga ibintu byinshi. Uburibwe ni bwose muri njyewe, umutima wanjye wuzuye ishavu n'intimba, umubabaro ni urundi rwego. Sinzi impamvu Mana ari njye uhora muri ubu buribwe, sinzi n'impamvu n'ibi byose bibaye, ariko basi nanjye simbeho. Niba umwana wanjye atari bubeho nanjye mpane nawe. Ese ubundi bibije bite? Ubundi se bitewe n'iki? Mana kuki uri kunkora ibi? Ese kuki ukomeje kundiza no kumbabaza? Ahari wenda umwana wanjye niwe wari kuzambera icyomoro, akambera umumararungu, akanzanira inseko n'akamwenyu ku maso, kuko ubu sinkimenya uko guseka bimera. Komeza kwibaza ibyo, ariko uko abyibaza niko ubuzima bwe buba bugenda gake gake, ari n'akagenda aremba cyane, arushaho kuremba. Dogita bakomeza kumwitaho, ariko n'ubundi birangira inda yivuyemo, kubera ko baba batinze kumujyana kwa muganga, baba bakererewe.
abaganga bakomeza kumwitaho, ariko akimara kumenya inkuru y'uko inda ye yavuyemo, amarira aba yose, ntabwo aba abasha kuvuga, nta nubwo aba abasha kubuja, ariko ararira gusa, amarira akaba yose kuri we. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha, dusize inda ya Kiara ivuyemo, uburibwe ni bwose kuri we. Ese ubundi byatewe n'iki? Ni uguhangayika nangwa wowe ubwe ku giti cye niwe wafashe umwanzuro wo kubikora? Ese abaye ari we aho ntiyaba ahemutse? Nangwa no kubera guhangayika no gukomeza kwibaza byinshi mu mutima? Byose twibaza ari mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Igikomere, yewe nitwa Atete, niyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.